Celebobo Studio. Celebobo TV. Celebobo TV. Yes, mumeze muteseka nongere mbasuze abantu mudahwema kudukurikirana hano kuri Celebobo TV. Nge muri kuvugana nawe ni Celebobo. Ese mumeze neza? Nizere ko mumeze neza, kandi niba hari n'abatamerewe neza bitewe n'uyu mubiri wacu dufite, se bitewe n'ibibazo tugenda duhura nabyo bya buri munsi, ndizera yuko biri buze kumera neza, kubera yuko nanjye buriya iyo ngiye gutangira ikiganiro mbanza kubashyira imbere y'Imana, nanjye ngabanza kwishyira imbere y'Imana. Nabikoze rero, ndizera yuko abatameze neza namwe muri buze kumererwa neza. Abasole bakubeshya batangira kukwanga, bagusebya bikomeye bati nta kigenda. In the bed, no love, no love. In your heart, no hola. In your heart, no hola. In your heart, in your heart. Yes, uyu munsi rero ikiganiro nshaka kubagezaho, ndashaka kubasobanurira mu bintu bimwe na bimwe ushobora kuba wafata cyangwa se wakoresha ukaba wagira umubyibuho, ukabyibuha cyane, cyangwa se n'ibindi ushobora kuba wakoresha noneho ukaba wananuka, cyangwa se ukajya kuri size iringaniye nyine, ukaba utari munini cyane, ugasa naho ugaragara nyine yuko ufite size ntoya. Ibyo nibyo ngira ngo ngusobanurire kugira ngo buri muntu arahita yumva nk'igika ashobora kuba yabarizwamo. Gusa akantu nakwibagirwa kukubwira, buriya umuntu ashobora kubyibuha akaba munini cyangwa se akananuka bitewe n'impamvu runaka. Squat bishobora guterwa n'ibiryo afata, cyangwa se mu byo afata ari kunywa, cyangwa se bigaterwa na proteine zindi ashobora gufata bitewe na produit yafashe, niba se ari ibyo yaguze mu alimentation, cyangwa se niba ari ibyo yaguze mu mafarumasi, cyangwa se mu bandi bantu bacuruza imiti basanzwe bikorera ku giti cyabo. Byose rero birashoboka. Niyo mpamvu rero mubwira ngo ubashe gukurikirana kino kiganiro kugira ngo ubashe gusobanukirwa ubyumve neza. Kandi mbonereho kukubwira wowe utarakora subscribe, ubanze ukore subscribe, ukore comment, ukore share, kandi ukagukora na like hano kuri Celebobo TV. Ngewe ndi kukugezaho iki kiganiro bakaba banyita Celebobo. Alright, ndaje none nangire mubwira ibi ngibi nari ndimo gusobanurira. Yes, ngiye gutangira none nkubwira uburyo ushobora kuba wakoresha niba ushaka kuba wabyibuha none nyuma ukabasha kuba wabyibuha. Yes, ngiye kuguha akantu gato ushobora kuba wakoresha niba wowe uri mu rugo, ari nk'ifunguro ushaka kuba wategura kugira ngo urye, kandi iryo funguro ukaba wizeye yuko nukunda kuba wabikoresha mu minsi mike cyane, itarenze nk'iminsi 4, ushobora kuba watangiye kuba ijeya, ukaba wabaye umusore wa nyawe nyine. Ngiye murabizi ngifite size ntoya, ariko nanjye naruruje ya runini byatara, ariko ngiye mpita none nkoresha uburyo bwo kuba nananuka, nkora siporo zihagije byahatari. Niyo mpamvu ngifite size ntoya. Tanyumva mukajya ngenda umusore munini cyane, wapi kabisa ndi umusore muto cyane, ewana ndi mugufiya kandi mfite na size ntoya. Ariko ntacyo bintwaye, niko nge nabishatse, kuko nge ntabwo mbashaka kuba munini cyane. Ndaje none mbabwire uburyo bworoshye ushobora kuba wakoresha none ugahita uba umuntu munini cyane byahatari.
ufata amavuta makeya ukayashyira mu isafuriya igihe wayishyize kuri gaze nk'ugiye guteka. none wamara gufata ya safuriya ugakatiramo inyanya muri ya mavuta igihe yahiye. none wamara gushyiramo za nyanya ugahita wibuka kuza gukatiramo igitunguru. ntabwo igitunguru kibanzamo kugira ngo tutaza gushirira, nyine ugishyiramo wamaze gushyiramo za nyanya. ubwo ushobora gukoresha inyanya bitewe n'uko zimeze n'ingano yazo, ariko gusa ikiza ushobora gukoresha inyanya zitarenze 4. warangiza ugakoresha igitunguru kimwe ukagikata neza cyose, kugira ngo nyine ugikata cyose kugira ngo kibashe kuza kumvikanamo n'uza gufata iryo funguro byumve neza. warangiza ugashyiramo amagi hagati ya 3 n'8, ariko bibaye byiza ushobora gukoresha amagi 3. wamara gufata ya magi ukayamenera muri za nyanya washyizemo na cya gitunguru, ukaza kwibuka gushyiramo n'akunyu kameze neza nyine wumva ko kumvikana. none iyo maze gutegura ibyo bintu rero ukabona amagi biragaragara ko yahiye, nyine ubona ko atakiri mabisi, ufata iryo funguro ukarisuka ku isahani. wamara kurisuka ku isahani ugafata inshyushyu watetse neza imeze neza itagize ikindi kintu yongewemo. none ya nshyushyu wamara kuyifata ukayisuka mu gikombe, turabara nk'igikombe cy'inusu, nimvuga ikinusu nibwo mubasha guhita mu byumva. none ya nshyushyu ukaza gushyiramo ibiyiko 4 by'isukari. none uri gufata rya funguro rya za nyanya zirimo ya magi ukabifata, niba ubifashe buri gitondo ukajya ubifata, ukabifatana na cya gikombe cy'inshyushyu irimo bya biyiko 4 by'isukari, ukabifata buri gitondo. nubikora iminsi 5, ubwo ni icyumweru nacyo kiburaho iminsi 2 ngo cyuzure. nyuma y'icyumweru niho bataragira ikintu kiyongeraho ku mubiri wawe, nta mpinduka abayo, uzanyandikira hano muri comment ubimbwire uvuga uti Sile Popo ibintu watubwiye ko wambeshye. icyo gihe ndakubwiye ngo nge ndabikwemereye uzabimbwire. naga yukunda kumbo kunda agafaranga katujabutse uragenda no love nk'iyo ukunze ubukunze ntujye utatira igihango kandi waralarutse uragenda no love. Yes, ibi bintu rero kugenda umuntu abisobanura byajya bifata umwanya munini cyangwa se bigafata n'iminota myinshi. none hari utuntu tumwe na tumwe ugiye kugenda nkunyuriramo natwo ushobora kuba wafata tukakongerera umubyibuho. Yes, ikindi kiri ushobora gufata bura chocolate ishobora gutuma umuntu abyibuha cyane. ikindi ni igihe ufata ibiryo ugakunda kuryamo mayonnaise bwa nayo iri mu bintu byongera umubyibuho. ikindi ni igihe ukunda gufata margarine y'ingiyi isigwa ku migati, bwa nayo ishobora kuba yatuma ubyibuha cyane. ikindi nanone hakaba inyama, ariko izi nyama usanga zifite ibinure cyane. inyama zikunda kuba zifite ibinure cyane nazo zikunda gutera umubyibuho, kuko hari n'igihe uziteka utarashyiramo n'amavuta ukabona ziri kuyaga cyane, biragaragara. icyo gihe rero iyo ubona ziyaga cyane zifite ibinure byinshi, nazo kuzirya cyane inshuro nyinshi zishobora kuba zatuma ubyibuha cyane. nyuma turaza ku kintu bita kunywa amata. iyo ukunda kunywa nanone amata menshi inshuro nyinshi, hari igihe nabyo bishobora kugutera umubyibuho ukabije. ikindi nanone buriya nk'iyo ufata igikoma cy'ibigori, twavuga nka kawunga, ariko ahenshi ugakunda guteka igikoma cyawe ushyiramo amata menshi, ibyo bintu nabyo bikunda kubyibushya cyane, ugasanga umuntu yarabyibushye byatari. ibyo rero biba byaturutse kuri iyi mirire iteye gutya. aha nari nyiri kukubwira ibiryo ushobora gukoresha ukaba wabyibuha cyane. gusa rero kubyibuha ni byiza, ariko nanone hari igihe bitaba byiza bitewe n'impamvu. iyo ari umubyibuho wawe wikuriye kuri ibi biribwa ukumva utakubangamiye wumva uwishimiye, biba ari byiza cyane. ariko nanone hari umuntu ubona kubyibuha byaranze akajya gufata za poroteyine. hari amaporoteyine nabonye aba mu bikombe binini cyane by'umukara,
bikunda gucuruzwa mu bantu bacuruza imiti imeze nk'iya kinyarwanda. Njya mbabona nk'ahantu muri Chic, hariya Chic mu mujyi njya mbona bacuruzamo ibyo bintu, cyangwa se muri ziriya groupe cyangwa se ziriya company nabonye izo bita ngo za Alliance, ndibaza nizo, cyangwa za Goroba. Njya mbona bacuruzamo ibintu by'amaproteine ngo abantu bashobora kuba bakoresha kugira ngo babyibuhe cyane. Zira proteine rero ntibanyumve nabi, ariko ngewe ntabwo zira proteine nzemera. Impamvu ni izihe? Zira proteine urumva ni ibintu biba byarakozwe bikabikwa, sibyo? Byarangiza bigashyirwa ku isoko. So rero niba utangiye kubikoresha isuku, urumva koko wabyizera ko byakuberaho byiza cyane, na wumva ko nta ngaruka bishobora kuba byagutera ku mubiri. Numva rero icyiza ukoresheje nk'ibi biribwa navuze haruguru bishobora kuba byabaho byiza cyane. Gusa aya maproteine bakunda kuyakoresha nk'abantu b'abasore bakunda kujya mu gym, muri za gym tonique bakunda kuzikoresha izi proteine bakazigura kugira ngo zibafashe mu gihe baterura ibyuma cyangwa se ibintu biremereye, bakunda kuzikoresha. Barazikoresha zirakora cyane kuko ubona nk'abazikoresheje bakunze kubyibuha cyane bakaba abasore, ariko ntabwo ngewe nzemera kuko njye sinjya nzikoresha. Njye mfite size ntoya, ziriya zituma rero umuntu abyimba byatangiye, ntabwo nzikoresha. Numva icyaba cyiza ukoresheje nk'ibi biribwa nakubwiye haruguru bishobora kuba byaba byiza cyane. Ariko gusa niba wumva ari byo wahisemo kuba wakoresha proteine, nabwo nta kibazo, ubwo nibyo wumva biba bikubereye, nabyo ntabwo umuntu aba yabikubaza. Ariko usarebe amahitamo meza, hari igihe wabona ko atari byiza cyane. Ubwo noneho nyuma ndaje mbabwiye noneho ibindi biribwa nabyo ushobora kuba wakoresha, noneho ukajya kuri taye niba ari munini cyane, noneho ugasa naho unanutsemo. Yes, imite mbona nanone gusuza kandi hari abasore nzi cyane bamaje ya byatari, umuntu bita Munga Aime cyangwa se Mabuka Aime. Nawe uri mu basore banini cyane, ariko ngusigara abaye ngo umuntu w'umupapa da, abaye umuntu w'umugabo, niko nabyumvise. Ariko buriya niduhuza bisobanura nawe uri mu bantu b'amajari. Rero niba ujya ukoresha izi proteine cyangwa se ujya ukoresha ibi biribwa byo haruguru, ntabwo mbisi. N'umuntu bita Damiye nawe sinzi niba ujya ukoresha ibi bikoresho, niba ujya uterura ibyuma cyangwa ugafata izi proteine, cyangwa se niba ujya ufata ibi biribwa navuze haruguru harimo na za mayonnaise, cyangwa se ukanywa amata, unywa igikoma, ntabwo mbisi. Ariko ubwo ngubwo namwe muzambwira. Yes, noneho tuje rero ku bantu bananutse. Buriya ikintu ngo gituma umuntu ashobora kunanuka inshuro nyinshi, ahenshi buriya nk'umuntu ukunda gukoresha inzoga inshuro nyinshi, agakunda kunywa inzoga nyinshi kurenza kurya, biriya bintu bishobora gutuma uyu muntu ananuka. Ariko buriya nanone nimuzumve yuko umuntu wese unanutse abanywa inzoga, kuko hari n'abantu baba bananutse ariko batanywa inzoga. Kuko ntabwo nk'urugero rufatika nk'ubu nanjye abanzi inshuro nyinshi ntabwo mfata inzoga cyangwa se ibintu biri alcohol, mu binyobwa biri alcohol sinjya mbifata, ariko nanjye ubona afite size ntoya ndananutse. So bivuze ko rero abantu bose uko ubabona bananutse ntago ariko bose banywa inzoga. Gusa ibi nabikubwiraga nyine ari nko kugusobanura mu kiganiro kugira ngo byumve umenye yuko inzoga nazo ziri mu bintu bituma abantu bananuka. Iyo ukunda kuzinywa nyinshi kenshi inshuro nyinshi zishobora gutuma wananuka. Ikindi noneho nanone umuhangayiko cyangwa se guhangayika cyane bikabije, kuko uratekereza cyane bigatuma mu mutwe wawe usa naho bikuvanga cyane. Biriya bintu rero nabyo bishobora gutuma unanuka, cyangwa se ba bantu usanga bakora mu miriro y'amashanyarazi inshuro nyinshi, kuko yagiye bagenda bahura no gufatwa n'umuriro inshuro nyinshi, bituma rero naho ushobora kuba wageramo ingaruka zo kuba utagira umubyibuho. Ikindi nanone no kwirirwa mu kazi, ntufate amasaha yo kuruhuka. Ari nk'abantu usanga bakora muri biro cyangwa se nk'abantu baba IT, imite mbona no gusuza n'abantu bose mukora
uwo mwuga abantu baba IT cyangwa se n'abifuza kuba bo. Buriya ikintu nabasaba, hari igihe ubona umu IT aba yicaye ku mashini ye, niba arimo yikorera programming cyangwa se amakode ari kugenda yahuzahuza neza, niba bamuzana ifunguro apfa kuba yabonye gusa ko barigejejeho bakiriterekaho we amera nk'uririye. Icyo gihe rero hari n'igihe baza gukora amasuku bagasanga na bya biryo bahazanye imbere cyangwa se bya binyobwa bagasanga biracyahari. Ubwo rero niba basanze bigihari bazanye n'ibindi bya kabiri na bya bindi atabiri, wumva ko uwo muntu nawe kuba yazabyibuha biba bikigoranye. So rero bivuze ngo namwe mugerageze mujye mufata ifunguro, nkarya bibaye ngombwa mugafata n'amafunguro nababwiye haruguru, byaba ari byiza rwose. Ntabwo dushaka aba IT bacu muzajya mugaragara nabi, byibura mubyibuhe mu gakeya ntacyo byaba bitwaye. Gusa icyo mbakunda nuko byibura mu mutwe muba mubyibushye cyane, mugira ibitekerezo byagutse cyane, ntacyo bitwaye. Ariko hari n'ababikora bitewe nuko ariyo size bashaka, ntacyo biba bitwaye, nabyo biba ari byiza. Ikindi kintu nanone rero ushaka kugira size ntoya cyangwa se nko kunanuka, hari ikindi kintu ushobora gukoresha nacyo kikaba cyagufasha. Buriya nk'abantu bakunda kunywa amazi menshi akunze kuba arimo indimu, cyane nko ku bantu b'abamama njya mbabona, ukabona afite icupa ririmo amazi ariko ukabona yakatiyemo nk'udusate tw'indimu. Ariya mazi we nayo ashobora gufasha umuntu kuba yananuka, kuko buri ukimara gushyiramo indimu n'ubundi mu mazi ntabwo aba cyitwa amazi, nta kandi kantu uba wikoreye, ikindi kinyobwa uba wakoze kiba kiri chimique. So bivuze ngo rero ukimara gukora buriya ariya mazi nayo inshuro nyinshi ukunda kuyafata, buriya ashobora gutuma unanuka cyangwa se ugatakaza ibiro, nyine bikagenda biba bikeya. Urumva ko ayo mazi nayo ukoresheje ushaka kunanuka, nyine ku bantu babyifuza nayo ashobora ko yagufasha. Ikindi rero noneho kirenze ibyo byose kibiruta, buriya umuntu ukora siporo inshuro nyinshi ikintu cyitwa umubyibuho abakigabanyije, kuko buriya ziriya siporo ziragenda zigatwika bya binure uba ufite mu mubiri. Niba ari ubyibushye cyane rero bya binure iyo bimaze gushya nibwo ubona umuntu atangiye kugenda agira size ntoya. Urumva ko rero ufite agataye keza biragaragara. Mujya mubibona nko ku bakobwa, hari igihe ubona nk'umukobwa ari munini cyane ko atangira gukora siporo, ukabona afite mu nda heza, mu nda zero, ukabona taye nyine ukabona iramubereye, bya bibuno binini cyane bijagara ukabona byagiye ku murongo, ukabona nta gataye keza kabisa yagucaho neza, ugahita uvuga ati uyu mukobwa ni mwiza cyane, kumva ugize ubwuzu ukaba ati rwose umukobwa ni mwiza cyane. So bivuze ko rero buriya siporo ni ingenzi. Mbona ko kwabwira abantu mudakora siporo mujye muzikora. Nge siporo ndazikora nyinshi cyane, yaba izo kwiruka, izo kugenda, izo kubyina, nyinshi cyane. Na siporo zonge ndazikora, ndazikunda, ni no mpamvu ngeta yanjye ihora ari yindi, ihora ari ntoya. Nubwo ni nababwiye ni ngeta yanjye ni ntoya, ntabwo ndi munini, ndi muto cyane kandi ndi na mugufiya. Rero ibyo ngibyo biranyuze kandi numva mbyishimiye, niyo time numva nkunze. Bite mbona rero gusuhuza n'abantu mwese, nsuhuza abantu bitwa ba Gasongo, mite nsuhuza Gasongo Nyabugogo muri MTN, ndagusuhuje. N'abantu ariko nanone mufite size ntoya, namwe muri bato cyane, namwe ndabasuhuje, ariko muhume ntacyo bitwaye, kuko twese turi abantu kandi twese turabavandimwe. N'ubu uri mutoya ugahura n'umuntu muremure ntukajye wumva ugize confuse, wumva ugize impungenge. Mwese muri abana b'Imana kandi mwese mukomoka ku Mana niyo yabaremye, ntibikajye bibatera ipfunwe ngo wumve ngo uri muremure, ngo wumve ngo uri mugufi, ngo wumve ngo ufite size nto, ngo wumve ngo urabyibushye cyane. Hoya, nta kintu biba bitwaye. Icyambere no kubaha Imana kandi ukayikunda, kandi nugiye n'ubangamira muri society. Ibyo nibyo twese tuba twifuza. Murakoze rero, mbifurije kugira umunsi mwiza kandi Imana ikomeze ibabe hafi. Murakoze cyane. Ninge twavuganaga ngi nkaba nitwa Celepopo, mwari muri ni kuri Celepopo TV. Murakoze cyane. You
Baby,